ko bwaje icyo gihe ufite imyaka 4 nibwo wabwaye icyo kibyimba cyaje kimeze nk'agaheri kikajya kigenda gikura nyuma genda umwarimu arabyanga kunyandika nyine aravuga katajya abona umwanya wo kwirirwa nsunika mu kagare ubwo n'igihe ngiye gutangirirayo akajya abuza abanyeshuri kunyegera kabwa ngo nimusunike iryo gare namwe mutazaba gutyo ngo umuntu ngo abafite umwuka ngo utameze neza nuko numvishije biramurugo mbabaye ndagenda mbwira mama ati ku ishuri banyamaganye ngo ntabwo bazajya babona umwanya wo kunyita nuko nicara mu rugo nyine mama biramubabaza sinzi ukuntu agiye. DNCTV 24. Subscribe, like and share. Turabaramukije inshuti zacu inshuti za DNCTV 24 turabaramukije abari mu majyepfo amajyaruguru iburengerazuba ndetse n'iburasirazuba turabaramukije namwe kandi muri ku migabane itandukanye ku mugabane w'Uburayi Aziya Amerika Atlantika ndetse na Australia mwese turabaramukije nkuko musanzwe mubimenyereye tubagezaho ibiganiro bitandukanye ibiganiro by'imikino imyidagaduro iby'iyobokamana ndetse n'ibiganiro bivuga ku ngingo zitandukanye ariko uyu munsi tuje muri ya gahunda muzi cyane gahunda igira iti gira neza wigendere kandi ubeho ushima iyo niyo gahunda twajemo nkuko dusanzwe tubibagezaho uyu munsi rero twerekeje aho ahitwa Inyanza mu majyepfo twagiye kwibonanira n'umwana w'umukobwa mwiza cyane agiye kutuganirira atuganire ngira ngo mwarebye ibyo ari gukora ibyo ari gukora mwahise mubyibwira mwabonye n'utundi tuntu turi ku mpande ye mwahise mutwibwira uwo mukobwa rero umwana w'umukobwa mwiza cyane agiye kutuganirira atubwire ku buzima bwe atubwire uburyo Imana yamugiriye neza ariko kandi mbere yuko yinjira mu gushima Imana ndetse muri ya gahunda nyine muzi tuziranyeho ya gira neza wigendere ubwo araza kutwibwira namara kutwibwira akomeze atubwira ubuzima bwe bwa kuva akivuka kugeza ageze uko angana gutya ndetse n'ibyo Imana yamukoreye kugira ngo abe agihumeka rero reka tumuhe ikaze atubwire ku buzima bwe harabanza atubwire amazina ye narangiza akomeze atuganira rwose urakaza neza kuri mikoro na kamera za DNCTV 24 cyane mbere yuko atangira ko twibwira reka tubanze tubabwire duti ku bantu batarakora subscribe muyikore share comment kugira ngo ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi bijye bibagiraho igihe kandi mutugire n'inama z'icyo twakora kugira ngo iyi gahunda twihaye yo kubagerera aho mutigerera tuyikore neza reka tubwikaze kuri DNCTV 24 kwese kumikaze Twayezu Joseline abantuye mvuka mu karere ka Nyamagabe umurenge wa Tare kagari Kagate aba nicaye hano naraje kwivuza naramugaye nyine murabibona naje kwivuza narwaye amaguru yagize ikibazo cyo kumugara wagize ikibazo cyo kumugara ukiri mutoya cyangwa byaje vuba cyane byaje afite imyaka 4 none mfite imyaka 22 ni ukuvuga ngo kuva ku myaka 4 kugera ubu ngubu ufite imyaka 22 wari ufite ikibazo cy'uburwayi nari ndi muzima ahubwo narwaye ikibyimba ku mugongo yego bakaba baranjyana bajya kukibagisha ibitaro mvuye muri koma rero nagiye muri koma nisanga ameze gutya ubwo nagize ikibazo cyo kuba bambaga umugongo mwituma sinumve inyara sinumve nkajya nambara papa kugeza iyi saha rero n'ubu ngubu tuvugana ndazambara ntabwo birakunda neza uburwayi ni ukuvuga ngo kuri iyo myaka 4 nibwo uburwayi bwaje tubwire rwose wisanzuye ndabizi umukobwa ukunda kwishima cyane nubwo ujya ukunda kumbwira uti
rimwe na rimwe ntibyabura mode ukabona, ariko ukabona yahindutse, ariko kuri ubundi buryo uri umukobwa ukunda kwishima, ukunda guseka, ukunda gusabana, hari n'ubundi uburyo donc ugaragara nk'umwana wirwanyeho, nubwo yahuye n'ibyo bibazo bigiye bitandukanye. Gerageza usobanurire abagukurikiye, ubabwire ukuntu byakugendekeye, ese ukuntu uburwayi niko koko bwaje icyo gihe ufite imyaka 4 nibwo warwaye icyo kibyimba. Cyaje kimeze nk'agaheri kikajya kigenda gikura, nyuma y'ukwezi gihita kiba kinini cyane kimera nk'ibuye. Nuko banjyanye ku kigo nderabuzima biranga, banjyana kuri hopitali, ubwo bahita banyohereza i Butare barakibaga. Naherutse bambaga nyine mu kugarura ubuzima, mbugarura nisanga ndi mukuru, ntabwo nzi ngo byagenze gute. Rero nisanga n'ubundi kino kibazo cyo kugira ngo bishoke ntabyumva bikomeza bikizana. Nuko hagera igihe i Butare ndakira, ikibyimba barakibaga kirakira, nsubira mu rugo. Ubwo igihe cyajyana bw'akaguru karakata, karagorama, nkajya ngenda amano ntayariho, yaracitse ntazi ko yavuye. Nuko haza kuzaho igisebe, nagiye gutangira ishuri aho ngiye kuritangira banga kumfata, ngo ntabwo bakigisha ngo umuntu ngo ufite ikibazo nk'iki, ngo ntabwo umwarimu wahigishaga aravuga ngo ntabwo yajya abona umwanya wo kwirirwa asunika igare, ngo nta nubwo yajya abona umwanya wo kwirirwa amehera. Nuko nisubirira mu rugo, nagiye gutangira afite imyaka 14, arabyanga. Igihe gishize nsubirayo, ubwo mama yagiye sinzi umuyobozi yagiye kubibwira, aramubwira nisubire gutangira. Nsubiye gutangira mu wa mbere, ubwo yanyanditse afite imyaka 15, ubwo nibwo natangiye kwiga mu wa mbere. Ni ukuvuga ngo kuva ufite iyo myaka 4 wari uri mu rugo ubana n'ababyeyi, hanyuma wongeye gutekereza ku kujyana mu ishuri ufite imyaka 15. Ndagenda, umwarimu arabyanga kunyandika, nyine aravuga ko atajya abona umwanya wo kwirirwa nsunika mu kagare. Ubwo n'igihe ngiye gutangirirayo akajya abuza abanyeshuri kunyegera, akavuga ngo nimusunike iryo gare namwe mutazaba gutyo, ngo umuntu ngo aba afite umwuka ngo utameze neza. Nuko numvishije nyine bicanze, nisubirira mu rugo, ariko ibingibi byo kuboha nari ntarabimenya. Nsubira mu rugo mbabaye, ndagenda mbwira mama ati ku ishuri banyamaganye ngo ntabwo bazajya babona umwanya wo kunyitaho. Nuko nicara mu rugo nyine, mama biramubabaza, sinzi ukuntu yagiye kubivuga. Agiye kubivuga, ubwo nyine nanjye nkajya nicara aho ngaho, nkajya mfata umupira, nabataga umupira wa mukuru wanjye ndawuhambura, ubwo nkajya mfata agati nkaboha. Natangiye mboha sharupe yo kwambara, nibohesha agati, nayiboshya amezi 2 ndayuzuza. Nyujuje hari umuntu twari duturanye n'umugore, arambwira ngo zana ako kantu nkagure. Ubwo twari tudodo, nagiye ntoragura hasi, urangije ama 2,000, amaye 2,000, mpita ngenda, ubudodo bwaguraga 200. Ndagenda mpita nguramo ubundi budodo bwinshi, nyaha mama aragenda abunguriramo. Ndongera niga gufata ako gati, mfata uduti 2, noneho mboha furari yo mu izosi, nabwibayo. Ubwo bampa 1000, narishyizeho ubudodo bwa 400. Ubwo nyine birangije mama aravuga ati ibi bintu wabyigiye? Ndavuga ati nuko ndi kugenda mfata agati nyine nkabikora gutya, nkabona biraje. Nuko rero nanjye ndafata, navuga ati reka mbohe n'utuntu tw'udutako two ku meza, ndebe ko nadushobora. Nkajya ngenda nkabatuma bakajya kungurira ututumburwa tw'ubudodo dupira nkaduhambura.
nuko nkaduhambura ubundi ntubohamo utwo tunapiro nkajya ngenda ntuboha nkatuboha nabi uko ntabizi ariko nkabona turabaye. Ubwo mama aradufata dushyira ku meza arabona nitwo arambwira ati ikomeze utubohe, aravuga ati reka nzashaka amafaranga ndebe ko nayabona nzakugurira ubudodo bushyashya ujye uboha mu bintu bizima. Agenda ngurira ubudodo ndatuboha, hajyanzana ubudodo ndatuboha nubwo byantwaye igihe kinini ariko natuboshye utunapiro twinshi. Ubwo nabwo baratugura, batuguze sinzi ubudodo mama yari yaguze uko bungana, ubwo natugurishije ari 12 bampa ibihumbi 18. Ari 12 baguye ibihumbi 18. Nuko kuko nyine nabonaga ntari bubone ibikoresho byo kujya nambara, ndavuga ati reka bitana mwenyaguremo papa njye nzambara andi ngomeze nyagura ubudodo. Nuko mama arabuzana, agiye arabuzana nguramo n'izo papa nsigarana ibihumbi 2 nabwo ndamubwira ati ubundi ubu wayaranguza avoka sinajya mbona n'ikindi kintu nayakoresha nkajya mbona icyo kurya. Nukagenda nabwo andangurira avoka sinzi ahantu yazirangura, azizana ndazicuruza. Ubwo muri ibyo bihumbi 2 nakuyemo ibihumbi 2530. Ubwo no kuvuga ngo amafaranga wagiye kurangura avoka ni yandi wari wagurishije muri twa tuntu wari waboshye. Ibitekerezo bikagenda biza, ese wakora iki se bihavamo iki, wakora iki se havamo iki, nuko we ugiye no kwicuza utuvoka utangira kubona udufaranga. Nagendaga nyine mbitekereza mu mutwe tubundi wakora ubudodo akarubusanya gutya ikintu yakora si cyaba cyo nkakora nkabona bibaye byo, ndakomeza nkajya mboha nkabona biragwira nkajya ngurisha gutyo. Ubwo igihe kiragera ayo mafaranga kuko narinzi ubuzima mbayemo ntago napfaga kuyarya cyane. Naravuga ngo ati nimba mfite nk'ibihumbi 5 nkafata igihumbi kimwe wenda hari icyo nkeneye nkakigura andi nkayaha mama nkamubwira ati yambikire nzakubwira ikintu nguriramo. Ubwo igihe kiragera nkajya mukora gutya akayabika ndayamuha, ubwo nangira inama arambwira ati ubundi aho kuyabika gutya ntacyo akora wayakuguriramo agahene tukajya tukahirira hano. Aragenda arakagura, kaguza agahene kaza gukura kabyara abana 2. Nuko nagize ikibazo nyine bakakiba bakakicira mu nzu. Barakishe barangije barakajyana. Pole sana. Hanyuma nyine ubwo ndangije nkajya nyine numva afite kuko nagiye ngomeza guhura n'ikibazo cy'ibisebe, nkajya ndwara ibisebe ahantu hose. Ubwo nkayabona nkavuga ati ubundi ubu ndabika ngo nyagira ute, uwafata igihumbi nkatega nkajya kwipfukisha. Ubwo nkafata moto nkagenda nkipfukisha, nagerayo nabura nk'ibice 300 byo kwivuza nko mu rugo badahari. Ubwo nkatira telefone nkabahamagara bakaba bambwira ubundi bwayo nkabaka nkipfukisha nkongera nkataha. Nkagenda naba n'izavoka nasize mu gitariro nkazikuramo nkagenda nkongera nkazicuruza ya mafaranga akagaruka nkongera nkayabika. Ubwo tukiri aho wari ufite imyaka ingahe? Nari mfite imyaka 17. 17. Mu gihe watangiye kugira ikibazo cy'ingingo ufite imyaka 5 wakomeje kubana n'icyo kibazo ugira imyaka 5, 6, 7, 10, 10 n'ingahe ariko ukomeza wirwanaho. Gusa nyine nuko igihe cyageze mbura imbaraga ndahinamirana. Ubwo mama yakomeza agashaka ukuntu yanjyana nko mu Ruhango kanjyana ametse, ubu yaretse kumeka. N'ubundi ngejeje mu myaka 18 nibwo namenye gufata imbago. Ni ukuvuga ngo kuva ku myaka kuri iyo myaka ukiri umwana muto kugera ku myaka 18 mama wawe yarakiguhetse? Yarakimbitse. Kuko ubwo tukomeze ukuntu wakomeje kwirwanaho ushaka utuntu kubitiriza hirya no hino ugera naho ubu ngubu rwose ugezaho kujya wibohera utuntu twawe kandi ukabonamo amafaranga.
nashikomeje nyine kumva mbikunze cyane gusa nyine ikibazo cy'amafaranga kikajya kibura nkabura ubudodo ubwo bikaba ngombwa yuko nsubira mu cyo naboshye nujuje ngo njya nkagihambura kugira ngo nige kuboha ikindi nkagihambura nkiga kuboha ikindi ubwo nibwo nanone nafashe ikoshi ndongera mboha ndavuga ati reka mbohe ijipo ndebe ko ntawayigura nuko ndayiboha ndangije kuyiboha kuyigura aho sinabonye uyigura nahise mvuga ngo reka nyiyambarire nayambaye iminsi mikeya nuko ndavuga ati reka nongere nyihambure ndebe ikindi kintu naboha ndayihambura mbohamo agakapu k'abanyeshuri bashyiramo agakapu kajyamo amakayi ubwo bampa 300 kuko ubudodo bwari bwarashaje bampa 300 ndagenda kuko mu rugo nta bari bahari ngiye ku ishuri mbona nta karamu mfite nyagura ikaramu ndayandikisha nuko nza kubwira mu mate naboshye akantu bampa ibiceri mbigura ikaramu bakajyanye ibiceri nabiguze ikaramu yo kwandika arangije arambwira ati se wakagurishije kari kameze gute nyine agira amatsiko yuko kari kameze ndongera ndavuga ati sibu sinakibagiwe kukabo nanjye kukaboha mbona noneho kabaye keza kurenza ako ngako ubwo mama nyine akomeza aravuga ati reka ngerageze uburyo nazajya ashaka 1000 niyo nabona 200 nyakuguriramo akadodo turyayo tubonye barakomeza nyitaho gutyo igihe kigeze ndavuga ati si ubumana koko mama ubonye ahantu wasabira ubufasha bwo kujya ku ishuri bwo kwigira imyuga ntiwahabona ko ishuri risanzwe banyanze ndavuga ati se ko nta bushobozi mfite ndajya gushaka ishuri ndarishaka rangije sinzi ko navuga ati reka nakwicara ngerageze ndebe ko nabona uburyo ujya kwiga arabishakisha aragenda yaragiye ku murenge baramuhakanira aramuvuga ngo bazamusubiza ntibamusubiza arongera aragaruka igihe kirashira nkicariye aho mu rugo narabuze nuko ngaruka kwivuza ariko ibisebe bikomeza bikura ubwo birahacanga noneho ngira ncika intege zo gukora bino navuga ati ubundi ibi ntacyo bimariye nta buzima mfite nyine ni cya gihe cyari kigeze ahari ni igihe cyari kigeze cyo kwiheba cyo kwiheba ariko kandi umutima igihe cyari kigeze cyo kwiheba ariko wenda ugatekereza ko kwihangana wageze kuva ikiri muto kugeza icyo gihe ntucike intege cyane nakomezaga numva nubatswe n'utu tuntu avuga ati si ubundi ndiheba ko abantu bagenda bagasaba mbona abanyeshuri bari kuboha ugasaba utudodo bakatuguha ubundi ndi kwihebamo iki reka njye nkomeze nibohere nifatira urudodo nibohere sharupe najya asaba ubudodo ndebe ko babumva ubwo ndagenda mfata ndagatangira kari nkaka nkajya nkaboha nkajya ku ishuri wansabye ubudodo ntabonye makabuma ndaboha akambere ndakaboha umwarimu arakajyana arakabika ntiyakansubiza rangije numva birambabaje nyine gusa umunyeshuri wabibonye arababaye nawe arajyanzanira ubundi budodo ndangira ndagatangira ndakaboha karuzura nako nuko ko sinabonye ukagura nakiyambariye karacyari no mu rugo urakiyambariye bagiye ukiyambarira urumvikana rwose rero ku bantu badukurikiye kuri DNC TV 24 wenda wasanze ibiganiro byatangiye turi muri ya gahunda ya gira neza wigendere kandi ushime iyo niyo insanganyamatsiko y'ikiganiro cyacu twagize uyu munsi twari turi kumwe n'umwana mutoya cyane ntabwo ari mutoya cyane ariko ku nkuru yatubwiye kuva yavuka ageze ku myaka 4-5 nibwo yatangiye kugira ikibazo cy'ingingo kugeza ubu ageze imyaka 22 ariko tubwira rero ukuntu byamugendekeye ukuntu urugendo rwe rw'ubuzima rwagenze kugeza uyu munsi ariko akaba ari umukobwa utarigeze wiheba mu bibazo byose nabyo mu rugendo rw'ubuzima yahuye narwo bigaragara ko ari umukobwa w'intwari kandi ufite byinshi yumva agomba gusangiza abanyarwanda abumva ikinyarwanda ndetse abari hano mu gihugu n'abari hanze y'igihugu ni umukobwa ubona rwose ko afite kura
courage, afite byinshi ashaka kuzajya asangiza abanyarwanda, cyane cyane mu bijyanye no kwihangana kandi no kwimakaza umuco wo gushima no gushimira abamugiriye neza. Rero nk'uko iyo gahunda ya gira neza wigendere, ibi tubitegura kugira ngo nibura buri muntu wese arebe uko ubuzima bumeze. Tuba mu buzima butandukanye, ubuzima bworoheje, ubukomeye, ari nayo mpamvu tugira duti ese niki twakora kugira ngo tubashe gufashanya hagati yacu kugira ngo urugendo turimo rw'ubuzima rukomeze neza kandi Imana izabiduhembere. Rero umwana w'umukobwa arakomeza atubwira kugeza ubu aho ubuzima bwe bugeze. Ubu tukaba twamusanze ahantu i Gatagara, akaba yaraje kwivuza, ariko kandi ari n'umunyeshuri muri TSS mu kigo cya HVP i Gatagara, aho ari kwiga ibijyanye no kudoda no kuboha. Akaba ari umukobwa rwose uri kuvuga ati ngewe ngomba kuzirwanaho uko byagenda kose, kuba mfite ubumuga atari cyo kibazo, ahubwo ikibazo nta kibazo mbibonamo, mbaye ntatekereza nibwo nakumva afite ikibazo, ariko kuba ntekereza kandi nkaba nshobora kwigishwa ibintu nkabimenya, ibyo rwose ngomba kuzabibyaza umusaruro. Reka tukomeze atubwira nyine uyu munsi tuvugana indoto ze n'intumbero ze ku bijyanye n'ubuzima bwe bwa buri munsi. Komeza rero tubwire, uri guteganya iki muri iyi minsi mu bijyanye no gukomeza umwuga wo kwiga kudoda, ndetse nizihe nzozi ufite? Wumva wagera he? Wumva wafashwe iki kugira ngo ubashe kugera ku nzozi zawe? Jewe kugira ngo numve ntuje, nuko intego mfite nuko nakiga nkarangiza, kandi ibyo ndi kwiga nkabikurikirana, nkabimenya, nkumva ndabimenya ku buryo umuntu yazanyamagara nk'ahandi hantu ninjye mukorera akantu sinjye n'ikosa na rimwe nkoramo. Gusa imbogamizi naba mfite wenda nuko namara kwiga simbasha kuba nabona iyo mashini yabimfashamo ngo njye mbikora. Ariko ubu ngubu icyo nshima Imana nyine nacyo nuko yabashije kungeza hano, nkabona umuntu unyitaho ngo mbyige, kandi nkaba numva ndi kubimenya neza, nzabikurikiza kandi numva bizambeshaho ubuzima bwanjye bwose. Nta kindi kintu nashobora gukora, ibi ngibi bizanyorohera rero kugira ngo mbeho mu buzima bwanjye bundi. Murumva rero ko umukobwa afite intumbero nziza yo kwirwanaho. Muzi neza ko rimwe na rimwe hari igihe umuntu ahura n'ibibazo byo kuba afite indwara runaka cyangwa afite ubumuga, akumva ibye ari ugusabiriza ndetse akumva ko ntacyo ashoboye mu buzima. Ariko umwana w'umukobwa we aravuga ati ngewe rwose nziga, afite courage, ni courageous. Inshuti za DNCTV 24, bantu banjye, reka dutangire dutekereze kuri umwana w'umukobwa kugira ngo umunsi runaka nawe azibone rwose afite ubushobozi bugiye butandukanye, ndetse nawe azagire n'ibihe byo kuba yakwita ku bandi, kuko murumva ko afite intumbero y'ubuzima kandi nziza. Reka tumusabe ikintu kimwe wenda yatubwira, ni iki wagira abantu bumva ko niba bafite ubumuga ko igihe cyose bahora basabiriza? Ese niyo nama wabagira? Inama nabagira ni ukujya begera, batekereza, bakumva ko nabo bashoboye kandi nta cyabananira, kuko ushobora kuba wenda ufite ubumuga ariko ingingo yawe atari ugusabiriza, ukwiye kwitekerezaho nawe ikintu uzakora mu buzima bwawe. Kuko niyo wabwira umuntu muzima ati nguriza aya mafaranga 500, ntago bose ariko bayakwiba. Mu kuyaguha rero ntago 500 ntiyabura kubyara n'ijana cyangwa 200. Rero ndumva yuko aho kugira ngo nzihebe nyine kwiheba, ntago bijya biza, ariko ntago biza cyane. Ndamvuga ati nimba ndi mu rugo wenda nambuje icyo nkora, ntago nabwira umuturanyi ngo
twangurije 1000 ngabyange cyangwa me 200 ngabyange mu gihe abimaye rero no gushakamo icyo nabikoresha kindi kugira ngo mbashe kugira ngo ncume ubuzima bundi buzaza. Murumva rero ko umwana afite ibyiza byinshi yifuza kwigezaho ndetse akaba rwose yanabigeza no ku bandi badafite ubumuga. Reka rero tumushimire kandi nukuri bantu banjye, reka nzi neza ko niba mfite abantu bankurikira bagira ku 600 ntago twabura icyo twakora kugira ngo amazina yawe bambwiye ko witondeye Uwayezu Joseline. Ntabwo dushobora kubura icyo twakora kugira ngo dusupport Uwayezu Joseline akabona umukobwa rwose ubona ko afite objective, afite aho yerekeza ubuzima bwe atitaye ku bibazo byose ahura nabyo mu buzima uko ubwije nuko bukeye. Reka rero tumusabe atubwire nimero ya telefone afite, wenda turaza no kuyishyira ku kiganiro rwose aba bafite umutima ufasha bamufashe tubashe kumuteringa mu bitugu, kuko iyi gahunda twashizeho kugira ngo tubashe kugera kubereka aho mutabasha kureba, kugira ngo bafite umutima utabara, bafite umutima umenetse babashe kugira icyo bakora ku bantu bakeneye ubufasha kandi koko uba bukwiye. Cyane cyane nk'iyo umuntu afite ikintu cyiza cyo kumva ko akwiriye kwigira, rero uwo muntu nta kuntu atahabwa ubufasha kugira ngo abashe gukomeza ubuzima kandi bugene neza. Mwumvise ko ahura n'ibibazo bigiye bitandukanye, kubona ibibazo bya hygiene products cyangwa se ibibazo by'ibikoresho by'isuku n'ubuzima kuba mu buzima bugiye bugorana, ariko kandi we kuba afite cya kintu yambaraga yibitsemo yo kumva ko adakwiriye gusabiriza ahubwo agomba kwishakishiriza kugira ngo abashe kugira icyo ageraho. Urumva ko ari ikintu cyiza gikwiye guterwa inkunga kikagira icyo kimara ku buzima bwe ndetse no ku buzima bundi muri rusange. Iyo rero tubonye umuntu ufite ibitekerezo nk'ibi atavuga ati ngiye nkeneye ubufasha, nkeneye nako kusabiriza no kugira gute, tugomba kumufasha. Reka rero dusenye umugozi umwe, dukomeze dufate iyi gahunda nk'iyacu ya gira neza wigendere, ineza uzayisanga imbere, hanyuma tunashime n'abatugiriye neza mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Reka atubwire nimero ye ya telefone, hanyuma ndabona butangiye kwira cyane, wenda ikiganiro dushobora no kuzagisubiramo kugira ngo tugikore neza kuko twatangiye dukererewe none ijoro rituguyeho. Gusa reka tugire duti nubwo twazagisubiramo tuzaba twabashe kubona ibitekerezo bigiye bitandukanye ku buryo tuzakibaha kikabageraho mu buryo bwiza. Wenda kubera ko bwije ndabona amasaha agiye, reka nimero araza kuyimbwira, ndaza kuyishyira ku kiganiro kugira ngo ninyaplodinga cyase maze kukibagezaho, kuko ndi ntumwa yanyu, mwaranyizeye mutigenda tugeraho tutagera, nanjye nzabera intumwa nziza kandi nzabikora neza. Mwari kumwe na Brother NC kuri mikoro na kamera za DNC TV 24 n'umutumirwa wacu Uwayezu Joseline. Joseline, turagushimiye cyane kandi nukuri urakoze cyane, tuzakuba hafi mu buzima tugenda tubugira neza, kandi uzagaruka ushima Imana avuga uti Imana yampaye umuryango, yampaye abangira neza, dore aho ngeze, dore aho navuye, dore aho ngeze. Ibyo nibyo twifuriza mu buzima bwacu ubwa buri munsi. Ngaho rero reka tubareke, tuzasubira nakagaruka. Ciao ciao. Murakoze cyane, Imana ibarinde. Murakoze cyane nawe Joseline.